Ese nawe wari wagera mu bihe bikagusaba gutuza cyangwa guceceka? Ushobora kuba uzagera muri ibyo bihe cyangwa ukaba warabigezemo. Niba ushaka kuzamenya uko witwara, ndagira ngo ubanze ukurikire aka kantu gato. Iyo ucecetse cyane hari icyo bivuze. Ntabwo ari uko ntacyo utekereza, ahubwo ni uko utekereza byinshi cyane ku buryo amagambo abura. Hari igihe ugerageza kuvuga ukumva nta n'umwe wabyumva neza, nuko ugahitamo guceceka. Abandi bakabibona nk'aho uri nomo, ariko wowe uzi neza ko hari byinshi uri kwihanganira. Hari ibihe wibwira uti ndamutse mbivuze hari icyo byahindura, nuko ugahitamo kubika imbere muri wowe. Ariko reka mubwire ukuri, nubwo ucecetse ibyo uri kunyuramo bifite agaciro. Ntabwo uri wiki kuko wacecetse, ahubwo hari imbaraga bisaba kwihangana mu gihe nta n'umwe uri kukumva. Hari abantu benshi ubona baseka ariko bafite ibibazo batigeze babwira buri muntu uwo ari we wese. Niba uri umwe muri bo, ntugatekereze ko uri wenyine. Hari igihe ubuzima bugusaba guceceka, atari ukugira ngo ucike intege, ahubwo ari ukugira ngo wiyumve neza kurushaho. Mu guceceka kwawe hari imbaraga zirimo kukubakwamo. Mu guceceka kwawe umuntu mushya arimo aravuka. Ntukite ku kuba abandi batabyumva, kuko hari ibyo urimo kunyuramo bitasobanurwa n'amagambo. Ngaho komeza, nubwo wacecetse ufite ibyo urimo wiyubakamo, kuko rimwe ibyo wanyuzemo bizahinduka imbaraga zawe. Guceceka rero ntabwo ari ikimenyetso cy'intege nke, ahubwo ni ukwitekerezaho kugira ngo ubone uko ukora ibintu byawe neza. Niba hari ikintu bigufashije cyangwa se ukaba watangiranye nanjye ukagirana nanjye ku musozo, nyandikira muri komenti, urayikinga iyi videwo ndetse utange igitekerezo cyawe, kiriho ari inkunga ikomeye kuri iyi channel.